kumva impanuro za padiri mukuru w'abaparutini muri aka karere kitiriwe umuryango mutagatifu nyakubahwa Padiri Eugene Niyonzima. Uyu mwanya w'amagambo atandukanye n'ubutumwa bw'uyu munsi urasozwa n'ijambo tugezwaho n'umushumba wa Arkidiocese ya Kigali nyiricyubahiro Anoni Cardinal Kambanda. Unibwo rero anasoza aduha umugisha. Reka mwikaze umukristu uza kuvuga mu izina ryacu twese. Nyiricyubahiro Cardinal Archiepiscopi wa Kigali, nyakubahwa Père Provincial uhagarariye abaparotin muri aka kanya, banyakubahwa baseserdoti cyane cyane abaduteranirije hano, abihaye Imana, banyakubahwa abayobozi batandukanye bashobora kuba bari muri iki gitambo cya misa, ababyeyi, inshuti z'imiryango y'abaseserdoti bakoze yubire, bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi ni ibyishimo byinshi kuri twe abakristo bari aha ngaha i Gikondo. Turashima Imana ibyiza yadukoreye, iduha ingabire yo kwizihiza iyi yubire y'aba baseserdoti bacu batwihaye mu rukundo rusesuye. Mubampera amashyi. Twaje twese kubera yubire y'ubusaserdoti ya Chrysante, ya Padiri Chrysante na Padiri Gerard. Twaje kandi twishimira Padiri Jules Uzebe na Juvenali bamaze imyaka 25 biyeguriye Imana. Yubire ntabwo ari imyaka, ahubwo ni umwanya wo gutekereza ku rugendo rwo kwigomwa no kwitanga bitagira umupaka. Imyaka 25 mu murimo w'ubupadiri ntabwo ari ikintu gito, ahubwo ni igihamya cy'ubuntu bw'Imana. Umunsi aba baseserdoti bavuze yego ibavuye ku mutima, yego ihoraho, kandi bongeye gusubiramo uyu munsi. Iyi yubire ni ikimenyetso cy'umuntu watanze ubuzima bwe agirira abandi. Twebwe abakristu, twebwe ababyeyi bababyaye, turi abahamya bo kubihamya, turi abahamya bo guhamya ubu bwitange. Baseserdoti, ubupadiri bwanyu bwabaye itara mu buzima bwacu, kuko bwabonesheje benshi umucyo utsinda umwijima wa sekibi binyuze mu masakaramentu mwaduhaye. Mwatanze batisimu, Ukaristia, ugukomezwa, ugushyingirwa ndetse no gushyingurwa, byose mwagiye mubitanga kandi mwabyitwayemo neza. Misa za mu gitondo cya kare no gusura ingo z'abakristu inzu ku yindi hano muri paruwasi ya Gikondo byarabaye kandi byararangiye. Aba baseserdoti babigizemo uruhare, basuye abakristu inzu ku yindi, ntabwo tuzabyibagirwa.
inyigisho zanyu zabaye ubuhamya kuri benshi. Mwagendanaga natwe mu bihe by'ibyishimo no mu gihe ndetse byari bikomeye. Uyu munsi turizihiza yubile twibuka ineza mwatugiriye. Tuzahora tubashimira kuko twaranyuzwe. By'umwihariko Padiri Crisante yabaye padiri mukuru aha Igikondo, maze ahangana n'umushinga w'ubwubatsi bw'iyi ngoro itagira uko isa. Yatinyutse Padiri Rwasa yatinyutse kwasa nyakatsi yarira ahangaha. Hazamukamo iyi kiliziya mureba, nubwo Covid itari yoroshye, ariko urwo rutare yararutinyutse araruhangara. Yashije imyumvire mibi twari dufite twumva ko nta bushobozi dufite, nyamara yaduhinduye abakungu, ubushobozi buraboneka, kiliziya iruzura. Yashije kandi turagusabira, kandi turagusabira. Abasaserodoti bagenzi be, buri wese umunsi ku wundi mu gihe yabaga ari Igikondo, nka Padiri Je yatubereye vikeri, bakoze imirimo itangaje. Iyi ni paruwasi yo mu mujyi, ni paruwasi isaba akazi kenshi. Abasaserodoti rero bagendanye n'abakristo, nubwo mwumvise bavuga ngo umwari muri Canada, abandi mu Bubiligi, undi mu Bufaransa, undi, ariko bose baciye muri pepiniyeri yo muri no paruwasi. Nta n'umwe utarabagiriyeho umugisha. Mwarakoze mwabasaserodoti, kandi abanezeze, mukomeze kugira yubile nziza. Nyiricyubahiro Karidinali Arkiyepiskopi wa Kigali, turashima ko mwakomeje kudutera ingabo mu bitugu, kandi uyu munsi mukaba mwaje kwifatanya natwe, mutuba hafi muri byose. Nk'abakristo b'Igikondo twagira ngo tubashimire, murakoze cyane. Twifatanije kandi n'abiragije bose Mutagatifu Petero na Pawulo, barimo na Padiri mukuru wacu Bonne Fête Patronale, ndetse na santarari ya Murambi ubu ngubu yujuje imyaka 25 ibayeho, kandi ikaba yariragije Mutagatifu Pawulo na korali Saint Paul na Saint Pierre. Mwese n'abandi barahangaha biragije abo batagatifu, umunsi mwiza. Nyiricyubahiro Karidinali, banyakubahwa abasaserodoti mwese, bihaye Imana, banyakubahwa abayobozi, babyeyi batubyariye izi ntore, nshuti z'imiryango y'abasaserodoti bakoze yubile, bakristo bavandimwe, twese uko turi ahangaha twishime mu izina ry'aba bavandimwe bari ahangaha, maze tubifurize, tubishyizeho umutima, tubifurize umunsi mwiza, kandi bakomeze bagubwe neza ya Gikondo. Abakristo rero bahari ikimenyetso cy'urwibutso bageneye buri mujubileri, buri musaserodoti wagize yubile, hari urwibutso bamugeneye. Nkaba nifuzaga yuko buri wese turamuhamagara mu izina, aze. Padiri mukuru nubwo arwaye ikirenge aradufasha, yakize kubera umunsi mukuru.
Padiri Jules. Umuntu ufite kado ya Padiri Jules yayizana, n'abagize biro ya paruwase, abagize biro ya paruwase mwese muze duhe kado Padiri Jules mu izina ry'aba bakristo bose. Nanjye aka gafoto ndakajyamo. Padiri Juvenal tambuka. Aba ni abagize biro. Padiri Gerard yatambuka. Yubile nziza rwa sakirizante wasa ibintu byose maze tugashobora, watwicaje ahangaha padiri w'igitangaza, padiri w'igihangange, padiri tukwifurije yubile nziza. uri igitangaza. Nagira ngo rero mbashimire, shimire n'abagize uruhare bose kugira ngo uyu munsi usukusuku. Murakoze cyane. Barakoze cyane uhagarariye abakristo twese. Je suis conscient que nous avons ceux qui nous suivent de loin